tubanje twabasuhuza abo muri Kongo, hano iwacu mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya mwiriwe. Abahereye muri Amerika mwaramutse mwese. Nitwa Mzee Rugira, wagarutse kugira ngo dukomeho yafashe. Turareba ngo se nibiki bihari, nibiki abaturage byitezeho, ese icyagiye gukemurwa nicyo kirimo gikemurwa, ese icyizere gihari cyabyara imiyoborere myiza ni ikihe? Iyo tuvuga ko hari icyitezwe, nta ujya ku Rwanda adafite icyo agiye gukemura. Iyo ntambara niyo giye yitwa ngo ni just war. Iyo niyo ntambara ibifite intego. Iyo ntego nta yindi ni ukureba gushaka amahoro n'umutekano, peace and security, cyangwa se security et paix. Ibyo ngibyo bigaragarira mu bihe ni ukureba ngo ese hariya bari umutekano urahari, amahoro azaboneka, kuko ni vuba ntabwo ntacyo twabivugaho cyane, ariko turacyarimo tubyitegereza. Tureba tese ibikorwa bihari bazumvira abaturage. AFC izakora ikoreye ku byifuzo by'abaturage. Ibyifuzo by'abaturage ni ibihe? Ni mu gihe babanza bakumva abaturage icyo bakeneye ni iki. Twumva mu igihugu cy'u Rwanda kigira igihe cy'umushikirano, twumva itsinda ry'abagore cyangwa se abagore bakicara bakavuga ibyifuzo byabo, bagatanga ibitekerezo. Ibyo nibyo bitekerezo bigenderwaho, ugasanga habaye iterambere rirambye. Iyo bitabaye bityo, nicyo gihe usanga umuntu igihugu kirimo imbeho, kitabamwe umubu, kitabamwe musitiko, ugasanga batanze amamustikeri. Bivuga ngo wasubije ikibazo kitari ikibazo mu baturage. Tuvuze ko ese buriya bari abantu, uriya movement ya AFC M23 twirwaneho izagikora yitaye ku byifuzo by'abaturage. Ese buriya bazabasha kubahiriza amategeko? Abafaransa baravuga ngo nil naissance ignorer la loi. Mbere y'uko itegeko rihana umuntu nuko ryigishwa. Iyo ryigishijwe ukaryica urahana, nta na uri hejuru yaryo. Bituma noneho umuntu akora ku miyoborere ibasha kuramba, kandi buri muntu wese ajya imbere y'amategeko akanayatinya. Hariho n'ikindi, kwirinda ruswa. Ese buriya ubuyobozi bwa AFC M23 twirwaneho muzatinya ruswa? Ni ukuvuga ko muri ibyo byose ibizakorwa, niba ruswa ihari izakorwa, nta terambere rizahaba. Amafaranga azaboneka, yaba muri taxe, yaba muri impôt, aya mafaranga ajya mu mifuka y'abantu. Iyo amafaranga bayideturune, niho nta terambere rihari. Ikindi tureba hariya, icyo twitezeho ni serivisi nziza. Iyo umuntu agannye leta, akirirwa atabonye serivisi yaje gusaba, cyangwa niyo bamuhaye ntibamuhereze serivisi nziza. Iyo serivisi ari nziza kandi ikihuta, iyo miyoborere aba ari myiza. Ikindi, abayobozi kuba redevability. Ni ukuvuga ko umukozi akora nk'ufite amasezerano n'abaturage. Niba afite igikoresho cya leta, akagikora nk'aho leta imukurikira, imureba, akumva ni umukozi w'abaturage kuruta uko abaturage ari abakozi be. Ikindi, umukozi akumva kuko redevable igihe cyose afite umureba, ni umukozi w'umuturage kuruta uko umuturage ari umukozi w'umuyobozi. Ikindi ni ukugira ubuyobozi budaheza. Ubwo buyobozi budaheza ni nayo mpamvu imwe igaragara hari muri cya gihugu cy'amacakubiri. Ayo macakubiri abyara amacakwinshi. Ni cya kintu cya ubuyobozi irya le diviser pour régner. Tubacemo tubashe kubona uko tubategeka. Ibyo bikorwa n'umuyobozi bamanipuletinze ikintu runaka. Dufate ku rugero, intambara yagiye isenya Nord Kivu na Sud Kivu, ni intambara y'amacakubiri ishingiye ku moko. Iyo letinisme, divisionisme, regionalisme, ibyo byose iyo bibaye mu butegetsi buheza, aho umuntu adashobora kubona serivisi bitewe n'uko asa, udahabwa serivisi bitewe n'akarere aturukamo n'ahandi. Ibyo niyo twagira ngo turebe mwese kugeza kuri ubu ni ibiki byitezwe aho AFC M23 twirwaneho imaze kwigarurira. Bishaka kuvuga naho birukanye
buriya butegetsi bavuga ko ari bubi, bw'igitugu, bw'imiyoborere mibi, bakavuga ko bagiye gushinga ubutegetsi bw'imiyoborere myiza, iyo bita bonne gouvernance cyangwa se good governance. Iyo good governance cyangwa se imiyoborere myiza niyo izana amahoro n'umutekano. Muri ibyo ngibyo twatangiye tuvuga ko kumvira abaturage. Dufate ku rugero, baraza gushyiraho akavideo tureba aho barimo bakora umuhanda w'ibirometero 56. Tunaangalia barabara namna gani, mashini ziko hapa kabisa. Kwa mwezi moja, miezi mbili, tunajua barabara itafika tayari teritwari ya Masisi. Washoferi walilia siku mingi, wanauza gari, baada ya kuuza gari makontretoni zinabomoka saa yote. Ipo tunatembea barabara kutoka Sake kufika hapa, hakuna hata gari moja inaanguka mnjia, hakuna hata gari inakata karda, hakuna hata shimu. Barabara inafarisha sana population. Barabara mnaona namna gani? Sini sawa? Mnasikia hae basi kwa M23 kazi ambayo inafanya, mnasikia namna gani? Mnaiona namna gani? Mnaiona mzuri. Tunaangalia moto zinaanza pita za mingi na magari zinaanza kuwa mingi barabara. Ndio kabisa. Kusema gari zinaongezeka na moto zishaongezeka. Ndio kabisa. Okay. Donc baada ya kuangalia population, resultat wanasema kwamba tangu barabara imetengenezewa saa yote deja gari zinakuwa mingi barabara, gari kwenda Masisi, moto kwenda Masisi. Ni kusema vijana wanapata deja main d'oeuvre locale iko bien parce que transit iko. Kwa wale ambao wako mbali ya territoire ya Masisi, hapa ni territoire ya Masisi, mimi ni administrateur adjoint na mwenzangu pale administrateur titulaire, tunawapatia ujumbe ya kazi ambayo M23 inafanya. Asante sana na usikivu mwema tena. Tunawapenda sana population ya Masisi na watu wote wa kando kando. Asante. Barebye kuko abo baturage ikibazo dufite nuko ikorera imizigo ku mitwe, nuko ikorera nungushyira imodoka mw'imizigo mu modokari tukamara amasaha tugenda ahantu ugiyende minota 10 ugasanga muhagiye amasaha 5. Icyo gihe twabonye barimo bubaka umuhanda twizera kuko batazawimba gusa, bazapava kure barimo babikora hanyuma ushe muri kaburimbo. Icyo gihe umuturage azaba yabonye service nziza kuri leta. Ese amafaranga yo barimo bakoresha ava hehe? Ayo mafaranga nta handi ava muri taxe na impôt cyangwa se uko babyita imisoro. Ibyo ngibyo mu gihe umuturage atanze umusoro akagendera mu modokari nziza, akagendera mu kaburimbo imeze neza, aho yari gukoresha amasaha 5 akakoresha iminota 10, aho yari kugenda avunika acika umugongo akabona iminota 10 ageza yajya. Tekereza ko icyo kintu nikigerwaho ni imiyoborere myiza. Nitubona amacakubiri arashize muri Kivu zombi ya ruguru ni yepfo, umuturage akagenda atazira ukwasa, umuturage akagenda akora uko ashaka ariko areba amategeko, icyo gihe tuzavuga ko imiyoborere yabaye myiza. Muri icyo gihe amahoro abaryari. Niba umuntu agiye akagenda atazira ukwasa, akagenda uko ashaka, afite icyangombwa cye cyagiye, wa muturage azaba afite amahoro y'umutima kuko nta uzamukora. Niba umuntu atakigenda ngo sange barriere ahantu hose ageze, umuntu azari icyangombwa ntibakurebe cyaha cyangwa baguhaye, bakubakira ubutegetsi bukiyubakira kuri identité y'umuntu. Iyo identité ntibe citoyenneté. Dutekereza ko M23 cyangwa se AFC M23 twirwaneho izashyiraho ubuyobozi burwanira abaturage, aho umuntu agira ubwene gihugu citoyenneté plus que l'identité y'ukwasa. Ese mu by'ukuri ibyo bingi by'abaturage twitezeho tumaze kubibona cyangwa tuzabibona? Tuzakomeza tuganira, dusuzuma, tureba mwese wa mutekano n'amahoro abaturage bageze he bawubona. Tuvuze ko uwo muhanda urimo wubakwa ushobora kuba inzira imwe yo kumva icyifuzo cy'abaturage. Kuba abaturage basigaye bagenda bakageza amasaha runaka, icyo dutekereza ko ni kimwe kigenda kizana umutekano. Umuntu ushobora kugenda ntazira ukwasa, ntazirwe ko n'umututsi,
ni umuhutu, ni umunande, ni umunyanga, umuntu ntazire ubwoko bwe. Icyo gihe ni cya gihe ubuyobozi budaheza, bakubakira ko la personne qu'il faut ku mwanya ukwiriye, umuntu agakora ku byo ashoboye n'ibyo akwiriye, ntabishobozwe nuko asa cyangwa se n'akarere aturukamo. Ibi ngibi nibyo twiteze, kuko hariya tuzavuga kuko twabonye umutekano n'amahoro. Ibyo ngibyo tuzakazagenda tubigarukaho, nabyo hakazabaho kwigishwa abantu gukunda igihugu. Icyo gihugu gikurwa gite? Nuko umuntu yumva kuko ari umunyamuryango w'icyama, cyangwa se icyo cyama tuvuga nuko dushara abari aba batubwira ko baharanira iki? Kwishyira kwizana kw'abaturage. Ibyo bibyara iki? Umutekano n'amahoro ku muntu wese. Ibyo byo tuzagenda dusubiramo tureba ngo se nibyo birimo bikorwa. Nizera kuko muzakomeza mutugana kugira ngo tugende twisangiza ibitekerezo, na comment iremewe kugira ngo mutungure ibitekerezo cyangwa se mudukosore ku kibuga kitagenze neza. Murakoze cyane, nakagaruka.